akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Ikaze mukundwa duteze amatwi tukuramukije mu izina rya Yesu. Ni Hakizimana Benoit, umubwirizabutumwa buheruka bw'ivugurura n'ubugorozi. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko igira iti intego y'ubugorozi nyakuri. Tutarajya mbere reka dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, ushimirwe ineza yawe, waduhaye umurimo utarudukwiriye wo kubwiriza ubutumwa buheruka bw'imbabazi. Tugusabye umwuka wera, ubwenge, dushoboze kuvuga ibyawe uko bikwiye muri uyu mwanya. Uteze amatwi wese umuhe gufashwa nawe, afata umwanzuro mwiza wo kujya mu ruhande rwawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari maze kubibabwira, insanganyamatsiko dufite iragira iti intego y'ubugorozi nyakuri. Ubugorozi ni iki? Ese bugendereye iki? Nizo ngingo ebyiri turi buganire muri uyu mwanya. Iyo usomye Bibiliya ikubwira iri jambo magambo magufi turasoma mu gitabo cya Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 3. Harimo ijambo ritubwira ritya riti Uwiteka Nyiringabo Imana y'Isirayeli ivuga iti nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu. Yeremiya 7 umurongo wa 3. Ku murongo wa 4 n'uwa 5 haranditse ngo ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushirize amaraso atariho urubanza hano, ntimukurikire izindi mana zitabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu, igihugu nahaye ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Mu bwoko bw'Imana igihe cyose babaga bateye umugongo ukuri kwayo, Imana yabohererezaga ubutumwa bwo kubagarura ku mahame y'ukuri, akaba ari byo ubugorozi. Muri ubwo bugorozi bugizwe n'ibintu bibiri, ni ugukuraho ibidafite urufatiro ku Mana ndetse no kugarura iby'Imana byakuweho. Bityo rero mu mvugo isanzwe ubugorozi ni ukugarura abantu ku mahame ya Bibiliya. Ubugorozi ni ugusubiza ikintu umwimerere wacyo. Ubugorozi ni ukugarura ikintu ishusho cyahoranye kitaratakaza agaciro. Ubwo rero niyo mpamvu muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 10 hatubwira hati, Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 10 haragira hati
dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ibi bintu bitandatu harimo bibiri bijyanye no gusubizaho, hariho n'ibindi bine bijyanye no gukuraho. Umurimo w'ubugorozi ni ugukuraho ibyo Imana itashyizeho, nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 13, aho yagize ati, igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Noneho burya ubugorozi bushingiye ku gukuraho ibintu byose Imana itashyizeho no kubaka neza ibyo Imana yashyizeho. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe intego y'ubugorozi nyakuri. Ubwo bugorozi ni ugukuraho ibyo abantu bashyizeho mu myizerere no gushyiraho iby'Imana yari yarashyizeho abantu bakabikuraho, bakabisubiza mu mwanya wabyo. Ubugorozi bwarahanuwe mu gihe giheruka. Aho ni muri Yesaya 58 umurongo wa 12. Haratubwira ngo, n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse. Uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi. Uzitwa uwica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo. Igikoresho gikomeye mu kubaka ni Bibiliya. Yeremiya 23 umurongo wa 29 haratubwira ngo, ijambo ryanjye rimeze nk'inyundo imenagura. Mu bihe biheruka rero, ubutumwa bw'ubugorozi bugomba kubaho, cyakora buherekejwe n'ivugurura. Ivugurura rijyanye no guhinduka mu mutima no mu mico, naho ubugorozi bujyanye no guhinduka mu mahame. Mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, Prophets and Kings, icyigisho cya 57 ni icyigisho kivuga ngo ubugorozi, reformation. Turasoma iri jambo. Ku bafite igitabo cy'icyongereza ni page 678. Haranditse ngo, in the time of the end, every divine institution is to be restored. Mu gihe cy'iherezo, buri hame ry'Imana ryose rizavugururwa. Buri hame ryose ry'Imana rizavugururwa, rizasubizwa mu mwanya waryo. Mbese ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe cy'Imana kizasangwa mu kajagari. Imana ni umwuka. Yashyizeho gusenga, nta muntu wayikorera uko idashaka. Bityo rero, mbere y'uko Yesu agaruka, hagomba kubaho umurimo wo gutunganya ibintu byose bikajya ku murongo, mu iyobokamana no mu mitima. Intego y'ubugorozi nyakuri niyo ngingo ya 2. Ikubiye mu bintu bitandatu tugiye kubabwira. Icya mbere ni ukugarura abantu ku mahame ya Bibiliya. Icya kabiri ni ukurengera agaciro k'amategeko y'Imana. Icya gatatu ni ukugoboka abatishoboye. Icya kane ni ukuritura insika zitandukanya abantu. Icya gatanu ni ukuvugurura umuryango. Icya gatandatu ni ugusana ubwenge binyuze mu kwirinda. Ngiyo intego y'ubugorozi nyakuri. Ndabisubiramo. Ubugorozi nyakuri bugendereye bwa mbere kugarura abantu ku mahame ya Bibiliya. Icya kabiri ni ukurengera agaciro k'amategeko y'Imana. Icya gatatu ni ukugoboka abatishoboye. Icya kane ni ukuritura insika zitandukanya abantu. Icya gatanu ni ukuvugurura umuryango. Gatandatu
ni ugusana ubwenge binyuze mu kwirinda. Turasesengura kimwe kimwe mu birebana n'izi ngingo. Twamaze kubona ko ubugorozi ari ukugarura abantu ku mahame ya Bibiliya, ni ugukuraho iby'Imana itashyizeho ugashimangira ibyo yashyizeho. Twasomye muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 10, aho Imana yabwiye Yeremiya ngo ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya. Ariko ku murongo wa 9 yabanje yamubwira ngo dore nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Umugorozi abanza kurya akamira amagambo y'Imana, abafashe ijambo, ni nabwo bugorozi. Ubugorozi nihanditswe ngo, ntabwo ari numva ngo, simbona ngo, ntabwo ari itoro rivuze ngo, ntabwo ari iwacu duteye uku, nta nubwo ari igihugu cyavuze ngo. Ahubwo ubugorozi ntibugira umupaka, ubugorozi ntibuyobowe n'umuntu, ubugorozi ntibushingiye ku mbaraga za kimuntu. Umwana utarize, umukene, umurwayi, umunyantege nke, umusaza yagorora ijambo ry'Imana riramutse riri mu kanwa ke. Iyo Imana ishyize ijambo ry'Imana mu kanwa k'umuntu, ntabwo biba bicyoroshye, ubwo biba bibaye ibikomeye. Icyo wasuzugura bitewe n'ukivuze ntiwakibuza gusohora bitewe n'uwo cyakomotseho. Burya intumwa, iyo Imana ishyize ijambo ry'Imana mu kanwa k'abagaragu bayo, tuba dukwiriye kuryumvira tutitaye kuvuga ngo mbese ninde ubizanye. Mu gitabo cya Matayo 15 umurongo waho ni uwa 13, haranditse ngo igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Hasobanurwa aya magambo mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Uwifuzwa ibihe byose turakoresha paje y'Icyongereza, ni icyigisho cya 42. Uwifuzwa ibihe byose icyigisho cya 42 haranditse ku ipaje ya 398 mu Cyongereza. Haranditse ngo in place of the authority of the so-called fathers of the church, God bids us accept the word of the eternal Father, the Lord of heaven and earth. Haranditse ngo aho kwemera ubutegetsi bw'abiyita ba se w'amatorero, Imana idutegeka kwemera ijambo rya Data uhoraho, umwami w'ijuru n'isi. Here alone is truth unmixed with error. Aha honyine niho hari ukuri kutavanze n'ikinyoma. Niba ushaka kuyoboka ukuri, handitswe ngo, ubwo ni ukuvuga ngo nibwo uzareka ibyo abantu bavuze ukemera iby'Imana yavuze. Matayo 15 umurongo wa 9 haranditse ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Intego y'ubugorozi nyakuri rero ni ukugarura abantu ku mahame ya Bibiliya. Urugero, abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo uko wasenga kose nta kibazo, ariko Bibiliya muri Yesaya 4:23 iravuga ngo ndirahiye amavi yose azamfukamira, indimi zose zikaba ari nge zirahira. Muri Bibiliya haranditse ngo ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, ariko uyu munsi mu madini hari abitwa ba papa. Ubwo rero ni ibinyuranye na Bibiliya. Ikintu cyose kitari mu ijambo ry'Imana ntabwo kigomba kwemerwa. Hari ibitarimo kandi byinjiye mu myemerere, nka Noheli ntaho wayisoma mu myemerere, Purigatori ntaho wayisoma. Izo ni ingero ndi gutanga. Hariho n'ibindi
byinjiye byakuwe mu myemerere y'abantu kandi muri Bibiliya birimo. Ubwo urugero, muri Bibiliya umudiyakoni niwe ubika umutungo w'itorero agafasha abakene. Ibyo byanditse mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 6 umurongo wa 1 kugera ku wa 7. Ariko nujya mu myemerere imwe n'imwe uzasanga ibyo batabikozwa. Bafite abadiyakoni ariko umurimo bakora suwo. Ubugorozi rero bugarura ibyakuweho biri muri Bibiliya kandi bugakuraho ibyashyizweho bitari muri Bibiliya. Niyo mpamvu ubugorozi ntago bwigana amadini, nta nubwo bukurikiza igihe bugezemo, ahubwo bukurikiza umugambi w'Imana. Ku ntambwe ya kabiri, ubugorozi burengera agaciro k'amategeko y'Imana. Ubugorozi burengera agaciro k'amategeko y'Imana. Mu gitabo cya Luka igice cya 16 umurongo wa 17 haranditse ngo, icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira, ariko aho kugira ngo amategeko aveho n'agace kayo gatoya. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 17 umurongo wa 18 ho haratubwira hatya hati, gitabo cya mbere cy'Abami 17 umurongo wa 18. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18 haratubwira hati, maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Nawe aramusubiza ati, rega sinjye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Baali. Urumva ko Eliya ari umugorozi, ariko yagombaga kurengera amategeko y'Imana. Itegeko ry'Imana ryabuzanyaga kuramya izindi mana no kuramya ibishushanyo. Ababo basengaga Baali. Ubwo yarengeraga itegeko rya mbere n'irya kabiri. Muri iki gihe ubugorozi bugomba kurengera amategeko y'Imana aho yakuweho. Hari abatemera itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukiremere ibishushanyo. Hari abatemera itegeko rya kane rivuga ngo bibe kweza umunsi w'isabato. Bamwe beza umunsi w'icyumweru, abandi bakeza ijuma, abandi bakavuga ko iminsi yose ingana. Abandi bemera isabato ariko ntibayiruhuke ngo banayeze. Hari abatemera itegeko rivuga ngo ntugasambane. Hari abatemera itegeko rivuga ngo ntukice. Ubugorozi burengera agaciro k'amategeko y'Imana. Iyo ni ingingo ya kabiri y'intego y'ubugorozi nyakuri. Icya gatatu mu ntego y'ubugorozi nyakuri nk'uko turi kubireba ni ukugoboka abatishoboye. Ubugorozi nyakuri bugomba kuburanira kandi bukagoboka abatishoboye, bukanibutsa abishoboye kugoboka abatishoboye. Ibyo turabisoma muri Yesaya 58. Ndaguhendahendera kuzasoma icyo gice cyose, aho Imana yerekana ko impamvu amasengesho y'abantu benshi adasubizwa ni uko batita ku mbabare, ni uko bagira urugomo, ni uko bakandamiza, ni uko hari abo bahinyura. Yesaya 58 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9 haratubwira hati, ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Hari n'ibyitegererezo by'abagorozi nka Eliya, Yeremiya ndetse na Yohana. Abo ni abagorozi banditse muri Bibiliya. Yohana nawe yigishije atya, Luka igice cya 3 umurongo waho nuwa 10. Baramubajije ngo tugire duti, arabasubiza ati, ufite imyenda 2 umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo nawe. Abagorozi
bagiye bigisha kugoboka abatishoboye. Ubwo ni ukuvuga ngo ubugorozi nyakuri bugomba kugoboka abatishoboye. Ibyo ni inshingano y'umuntu ku giti cye, ni inshingano y'umuryango, ni inshingano y'itorero. Abantu benshi cyane ntabwo bita kuri uyu murimo, n'abawukora ntibemera ko itorero riwukora, ahubwo bati ni umuntu ku giti cye. Abari nabo itorero rirawukora, ariko umuntu ku giti cye ntawukore. Nyamara mu gitabo cy'intambara ikomeye, ndavuga icy'Ikinyarwanda, paje 111, umugorozi Luteri yaravuze ati: mbese waba ukize? Reka ibyo utunze bigirira abakene akamaro. Mbese waba uri umukene? Reka ibyo ukorera umukire bimushimisha. Niba umurimo wawe ari we wenyine ufitiye akamaro, umurimo wibwira ko ukorera Imana ni ikinyoma. Waba ukize? Ibyo utunze ntibigirira akamaro abakene. Waba ukennye? Ibyo ukora, umurimo wawe ntugirira akamaro umukire. Niba ibyo ukora ari wowe wenyine bifitiye akamaro, kuvuga ko ukorera Imana aba ari ikinyoma. Ijambo ry'Imana riturarikiye kugoboka abatishoboye. Hari abatambaye, hari abadafite imyenda, hari abadafite ibyo kurya, hari abameneshejwe, hariho abadafite inshuti. Ubugorozi bugomba kugendana no kugoboka abatishoboye. Mu gitabo cy'ibihamya, umuzingo wa 6, paje 265, sinabura guhendahenda abagize amatorero yacu b'ababwiriza butumwa nyakuri, bakaba bizera ubutumwa bwa marayika wa 3, abahindukira ntibice isabato, ngo bite ku butumwa bwa Yesaya 58. Umurimo w'ubugiraneza uri muri icyo gice niwo murimo Imana isaba ubwoko bwayo gukora muri iki gihe. Ni umurimo Imana yishyiriyeho. Ubwo murumva ko ntabwo ibiri muri Yesaya 58 ari ibintu by'amarenga. Abambaye ubusa, abashonje, abarwayi, kubitaho ni inshingano zacu. Ubugorozi bugomba kugoboka abatishoboye. Ingingo ya 4 y'intego y'ubugorozi nyakuri ni ukuritura insika zitandukanye abantu. Mu bantu bafite ibibatandukanye, ariko igikuru bapfa n'icyaha. Mu byakozwe n'intumwa gice cya 10 murongo wa 34 haragira hati: Petero aterura amagambo ati: ni ukuri menye yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Byarahanuwe mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 6, paje ya 11, ko ubutumwa bwa marayika wa 3 buzakora ibi bintu 4 bikurikira. Icya mbere, bugomba kongera gukuraho kononekara k'ubwenge. Icya kabiri, bugomba kugarura ishusho y'Imana mu muntu. Icya gatatu, bugomba kuba umuti w'amacakubiri. Icya kane, ni imbaraga yegeranya abantu ikanabunga. Ubugorozi rero bukuraho insika zitandukanya abantu. Nta vangura amoko, nta vangura amadini, nta gutandukanya inzego. Umukire n'umukene barareshya, maze itandukaniro ryabo rikabatera gukorerana, maze gutandukana kw'indeshyo, ukw'indimi, ukw'ibihugu ntibibe intandaro yo guhangana, ahubwo bikaba intandaro yo gusenga Data wa twese turi mu mwuka umwe. Ingingo ya 5 mu ntego y'ubugorozi nyakuri ni ukuvugurura umuryango. Ibyo muzabisoma muri Maraki 4 umurongo wa 5, hati: nzabohereza umuhanuzi Eliya, umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iy'abasi. Naho mu bihamya umuzingo wa 6, paje 119, hakavuga ngo ni inshingano y'ababwiriza ubutumwa buheruka kwigisha ubukristo bwo mu rugo. Ngo igihe abagabo n'abagore bazigishwa amahame y'amategeko y'Imana kimwe n'abana babo, ngo niho umurimo w'ubugorozi uzaba utangiye. Iyobokamana mu rugo nibyo byiringiro byacu bikomeye.
ingingo iheruka ariyo ya gatandatu ni ugusana ubwenge binyuze mu kwirinda. Muri Luka gice cya mbere umurongo wa 16 kugeza ku wa 17, Yohana yagombaga kuyobora abantu mu bwenge bw'abakiranutsi. Haranditse ngo benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima y'abase n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Mu gihe cya Yohana yari umugorozi, imirire ye n'iminywere ntabwo byari bihuje no gukabya ko mu gihe cye. Ubugorozi bwigisha kwirinda, kwirinda bifite umwanya mu butumwa buheruka. Umuntu utirinda ntashobora kwezwa, umuntu utirinda indwara ziramuvogera, imbaraga ze ntizibone uko zikorera Imana. Muri iki gihe giheruka abazarangiza umurimo n'abirinda. Rero turashoje, ariko reka dusubiremo izi ngingo. Intego y'ubugorozi nyakuri ni ukugarura abantu ku mahame ya Bibiliya, ni ukurengera agaciro k'amategeko y'Imana, ni ukugoboka abatishoboye hakabaho imirimo y'ubugiraneza, ni ukuritura insika zitandukanya abantu, ni ukuvugurura umuryango ndetse no gusana ubwenge binyuze mu kwirinda. Dusoza, reka dusoreze mu gitabo cya Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16. Haragira hati, Uwiteka avuga ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana idufashe kugira ngo tubaririze inzira za kera. Iki gihe cyarononekaye mu bwenge, mu by'umwuka no mu mpagarike. Turasabwa kubaririza inzira za kera, aho intumwa abahanuzi banyuze nuko Yesu yakoze. Tukaba ariko dukora, niyo ntego y'ubugorozi nyakuri. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.